2026 iri kubera i Gikondo. Tuyirimo nk'abahanzi, hano ni stand y'abahanzi. Stand y'abahanzi rero irimo ibintu bitandukanye, muyisure muyirebe. By'umwihariko aha ngaha turi gukora photography, turagukorera ifoto ugasohoka uyitwaye. Itinze neza, ni ifoto isa neza, ishobora kuzakwibutsa ko witabiriye iyi expo ya 2026. Hari n'ibindi bintu byinshi tubafitiye. Uhereye kuri ibi bifite, murabona igikombe. Iki ni igikombe cyiza cyane gikoze mu giti. Ntabwo tuzakomeza kujya dukoresha plastique kandi dufite ibiti byiza bishobora kuvamo igikombe. Ni imbehe murayibona zirafatanye. Ni igikoresho, ibikoresho ikintu mbikundira ni uko bidasaza. Ni ibikoresho uguruka bikoresha biri perimana, ahubwo uko bikura nibwo biguma kuba byiza bikanakora neza. So rero mutugane kuri stand y'abahanzi, mudusure, muze murebe ibyiza dufite, kandi ntiwibagirwe kugenda ufashe ifoto. Nta foto nta cyabaye, tubyibukiranye ko nta foto nta cyabaye. Niba uri kugera muri expo ukagenda nta foto utwaye, ubwo nta cyabaye nyine umeze nk'utahageze, ariko iyo ufite ifoto hari icyabaye. Guys, mutugane rero musure stand y'abahanzi, ntugere muri expo mugende utageze kuri stand y'abahanzi. Nimero ya telefone rero abashaka ko mbayobora cyangwa se abaduha akazi hanze, kuko iyi photography, aya ma audio, ibintu byose turabikora muri studio yacu. Mwahamagara kuri 0787 17 nimuduhamagare tubakorera ibintu byiza, tugukorera urwibutso uzajya wibuka kavuga uti rwakozwe na Rapido Expo Limited.